rutagatifu rw'i Nazareti turi muri wa mwaka wa mutagatifu Yosefu twatangiye ku itariki 19 z'ukwa gatatu ku munsi wa mutagatifu Yosefu n'umunsi nako n'umwaka w'inyandiko yagitumwa nyir'ubutungane Papa Francisco yatwandikiye iduha umurongo w'iyogezabutumwa by'umuryango. Umwaka Papa yagize umwaka wa Amoris Laetitia, ibaruwa mu rurimi rw'ikilatini Amoris Laetitia bivuga ibyishimo by'urukundo. N'urugendo twatangiye kuri ya munsi wa mutagatifu Yosefu umukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, tukaba tuzarusoza muri Kamena 2022 umwaka utaha. Ukaba muri urugendo duhamagarirwa mbere na mbere gutegura neza ingo. Ndabashimira muri iri jambo ko mugarutse ku ishuri ry'umuryango. Gutegura neza umuryango, iyo urugo rutangiye neza ruteguwe neza ruba rufite impamba irufasha gukomeza gukomera no gutekana. Gutegura neza abasore n'inkumi bagiye kurushinga, byaragaragaye ko ibibazo byinshi duhura nabyo mu ngo usanga zaratangiye nabi zidateguwe. Atazi uwo bashakanye, yamenya inenge ze akavuga ati iyo mbimenya ntabwo nari kwemera ko uyu muntu dushyingirwa. Ibya bindi rero byo kugira vuba ejo ugasanga biragoye. Dufate igihe dufasha abato kuziherekeza, cyane cyane ingo zikiri nto, kuziherekeza. Murumva ubuhamya nk'ubu bw'uru rugo tumaze kumva bufasha ingo zikiri ntoya. Hari ibibazo bahura nabyo bakikanga, ingo nkuru ziba zarabibonye zishobora kubahumuriza no kubakomeza, ndetse bagasanga n'ibibazo bari mu kubona ni bito cyane ugereranyije n'ibyo bakuru babo banyuzemo. Ibi ngibi bikabakomeza. Guherekeza ingo, uburere bw'abana ni ubutumwa bw'ibanze bw'umuryango. Uburere bw'abana, kuko Imana ibahaye urubyaro, ibahaye ubutumwa bwo kurera nk'uko urugo rutagatifu rw'i Nazareti rwareze umwana w'Imana. Ingo zifite ibibazo, ingo zifite ibibazo, kuziba hafi mu kuzifasha, mu kuzigira inama, mu kuzisabira. Iwanyu mu miryango remezo twebwe bijya kutugeraho abantu bageze ahantu kubagarura baramaze gutandukana, ku buryo kubagarura bigorana cyane, kandi ubundi iyo umuntu abimenya agatangira kare aba bagifite igaruriro, birafasha kandi nabo bikabaramira. Kuba hafi ingo ziri mu bibazo, ingo kugira uruhare mu butumwa, gukora ubutumwa. Wumvise ubuhamya bw'uru rugo ruvuye hano, ubutumwa bakora mu kiliziya. Cyane cyane ko iyo mufite ubwo butumwa birabubaka kandi bikabafasha, mukanafashanya mu kubaka kiliziya. Kugira uruhare muri paruwasi, ihuriro ry'ingo zishobora gufatanya kujya inama
kuganira, kwita ku rubyiruko no kurutegura neza. Urubyiruko hari igihe bagira ubwoba nk'uko muri ubutumwa uyu munsi nabigarutseho. Iyo babona ingo zimeze nabi, abantu bicuza impamvu bashakanye kubera yuko babayeho nabi, bitera ubwoba bato, bakavuga bati turagana hehe ko tubona n'abubatse urugo bari mu marira bicuza, twebwe turagana hehe? Ingero nziza rero z'ingo, kuba hafi y'urubyiruko, nta buzima butagira ibibazo, nta buzima butagira umusaraba, ariko umuntu uri mu muhamagaro we niyo ahuye n'ibibazo ntabwo bimubuza kwishima no gukora ubutumwa bwe. Ibi rero bikomeza urubyiruko kandi bikabona n'urubyiruko rugashobora kubona ukuri kw'ibyiza, ariko hatabuzemo n'ibibazo, kuko kwibwira ko mu buzima wabaho nta kibazo na kimwe ugira ni ukwibeshya. Abapfakazi, abibana, batandukanye, bakobwa bacu babyariye iwabo, abo bose kubitaho, cyane cyane no kuramira abo bana, gutega amatwi. Ibi byose ni gahunda twihaye y'uyu mwaka wa Mutagatifu Yosefu, tumwiragiza ngo adufashe, nawe wanyuze muri byinshi, kumwiyambaza kugira ngo duherekeze. Twahuye n'icyorezo cya COVID-19 gituma duhindura uburyo bwo gukora, kiliziya zifunze. Ibi byagize n'ingaruka ku ngo no ku buzima mu ngo. Abantu babyukaga, umugabo ajya gushakisha icyatunga urugo, umugore nawe nuko, abana ku ishuri, guma mu rugo ikatuma bicara icyumweru, ukwezi. Ntabwo byari ibintu byoroshye, badasenga, batajya ku kazi, batajya ku ishuri. Byagize ingaruka zikomeye ku ngo, ndetse zimwe zirahahungabanira. Ariko nanone twahabonye imbaraga z'ingo za gikristo, imbaraga z'ingo za gikristo, za ngo zashoboraga gukomeza ubuzima n'ubutumwa iwabo mu rugo, isengesho, liturujia. Za ngo mukuru w'umuryango yayoboraga umuhimbazo mu rugo, cyangwa se gukurikira misa mu buryo babonye, haba abafite ka televiziyo cyangwa se Radio Maria, bakakurikira neza nk'uko bakabaye bari mu misa, gukoresha ubwo buryo kugira ngo nabura bakomeze kumva ku mutima bifatanyije na kiliziya yose mu isengesho. Ibi rero byatweretse ko dukeneye guha imbaraga ingo, ko mu butumwa dukora dukeneye guha imbaraga ingo kugira ngo zigire uruhare mu butumwa bwa kiliziya. Kandi koko kiliziya, urugo ni kiliziya nto, niyo kiliziya yibanze, ku buryo rero ngo iyo zihagaze neza zubaka umuryango remezo ukomeye, zikubaka santrali ikomeye, zikubaka paruwasi ikomeye, ndetse zikubaka na kiliziya ishinze imizi, ifite umusingi ikomeye. Mu rugo rero niho ya mirimo ya gitumwa
byaragaragaye kandi ni naho twaganaga. Ya mirimo ya gitumwa niho yimukira, ni naho duhera. Ubwigishwa katesheze, umwana akwiye kuva mu rugo nabura z'amasengesho y'ibanze n'ikimenyetso cy'umusaraba. Rwa rugo rw'abantu basengana, ubuhamya tumaze kumva, wa mwana ntabwo azajya kwigira amasakaramentu atazi ndakuramutsa Mariya, atazi dawe uri mu ijuru. Abakateshisite bamutegura bazaba bafite aho bahera kubera uburere yahawe mu rugo. Rwa rugo nko muri iki gihe cya guma mu rugo byaragaragaye, liturujiya aba ariho yimukira. Ariko n'ubusanzwe rwa rugo baza mu misa bagasengana, ndetse bataha bakanaganira ku ivanjiri, ku nyigisho, bakabaza abana, mwebwe mwumvise iki, mutahanye iki? Ubutumwa nk'ubu bw'urugo tuba twatanze ngakomeza kubuzirikanaho no kubuganiraho. Liturujiya mu rugo ari najyana na ya masengesho. Ijambo ry'Imana iyo mushyingirwa tubaha ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana kurisoma n'abana bakamenya Bibiliya, bagakunda ijambo ry'Imana bakiri bato. Uburezi mu gihe amashuri yari afunze, abana uburezi babuboneraga mu rugo nta handi. Umuhamagaro buriya iyo uganiriye n'abafratiri, iyo uganiriye n'ababikira n'abafurere, uzasanga umuzi w'umuhamagaro w'umwana ari hariya mu rugo. Nk'uko twumvise Ana azanye umwana mu ngoro, akabwira umusaseredoti ati uyu mwana ni Imana mukesha, nanjye mutuye Imana, azakorera Imana mu ngoro. Umwana umuhamagara wumvira mu rugo. Ubwo rero ntituvuze umuhamagaro wo kubaka urugo, wo gushyingirwa. Umwana azarebera ku rugo rw'iwabo, wa musore azubaka urugo akurikije uko yabonye se mu rugo, wa mukobwa yubaka urugo akurikije uko azi mama we mu rugo. Niwe shusho, niwe modeli agenderaho. Abana tubasanga mu rugo, ya komisiyo y'abana. Urubyiruko ruva mu rugo. Abarayiki hari igihe tujya tuganira n'urubyiruko tukavuga tuti se ibibazo byanyu bite? Akavuga ati rega turi imbuto z'ingo zacu, turi imbuto z'ingo zacu. Ugasanga kandi koko nta mwana mubi ubaho. Umwana Imana imurema ari mwiza yangizwa na sosiyete, naho ubundi Imana yaremye umwana ari mwiza. Urubyiruko niba abana bagiye juru. Abarayiki, njya mvuga nti komisiyo y'abarayiki, ubutumwa bw'ibanze mufite ni ukwita ku muryango, kuko ijya kurisha ihera mu rugo. Komisiyo y'ingo yo ni iwabo. Imibano n'amadini, dusigaye dufite ingo ekumenizime, dusigaye dufite ingo usangamo abazitahamo bagende bajya mu yandi madini. Wa mwana urera, wa mwana ucumbitsi wawe cyangwa se n'uwawe, usanga yaratwawe n'inyigisho yahuye nazo. Uburyo bwo kubabanira kandi no kubigisha byose bihera mu rugo. Bwa butumwa bwa Karitasi, kumenya abakene no kugira impuhwe,
umwana bihera mu rugo, umwana bihera mu rugo abona ukuntu mwakira wa mukene uje abagana, abona ukuntu mbwira uti genda urebe ese bagenzi bawe mwakinaga hari icyo babonye bafungura ko nzi ko hari ibibazo cyane cyane muri ibi bihe bya covid, genda uhamagare na bagenzi bawe baze musangire. Izo mpuhwe umwana arazibona akazakura akunda abakene, agirira impuhwe abakene n'imbabare. Ubutabera n'amahoro, ubutabera n'amahoro butangirira mu rugo. Rwa rugo nk'uko twumvise muri ubu buhamya, abantu ni abantu bagira intege nke, ushobora kubabaza mugenzi wawe ubishaka cyangwa se unarakaye, ariko kumenya gusaba imbabazi no kubabarira. Umwana wabibonye mu rugo ejo azakura ari wa muntu umenya kubana n'abandi ndetse umenya kwiyunga n'abandi iyo hari amakosa yabaye. Byose bihera mu rugo. Iterambere ubu hari ikintu dukwiye guhagurukira mu ngo, itumanaho turarikoresha, natwe turaryiyambaza kandi ryaradufashije muri iki gihe cyaguma mu rugo gusenga no gutanga ubutumwa. Televiziyo, radiyo, interineti, imbuga nkoranyambaga, ariko rero bisaba n'uburere kumenya uko tuzikoresha nk'abakristo. Hari icyegeranyo cy'ubushakashatsi buherutse gukorwa. Muri iki gihe dufite ikibazo gikomeye cyane cyane abana bacu bangizwa. Usanga umwana wawe yatwaye inda y'indaro, nawe akiri umwana utwita undi mwana, ubyara undi mwana. Tukibaza ukuntu ubuhemu nk'ubwo ngubwo bushoboka. Imwe mu bintu bagaragaza, uretse abantu bakuru bashukisha abana utuntu kubera abantu batakigira isoni, batotera utwana bakatwangiza, ariko harimo n'amashusho y'urukozasoni ararura abantu, abato ndetse n'abakuru, atuma abakuru bashobora kwangiza abana cyangwa n'abana bashobora kuraruka. Biro bivuga ngo mu muryango dukeneye n'ubu butumwa bw'uburyo bwo gukoresha neza ikoranabuhanga. Umwana tukamufasha kureba no ku imbuga n'amashusho amufasha gukura, atari amashusho amwangiza, amurarura. Murasanga rero byose bikubiye mu rugo. Niyo mpamvu kiliziya nako urugo niyo kiliziya ntoya, ni paruwasi ntoya, ni kiliziya ntoya. Urugo rero ni kiliziya yuzuye yibanze. None na Yezu umwana w'Imana yarabitugaragarije, ahitamo kuvukira mu muryango, ashobora kuza ari nka Melikisedeki tutazi inkomoko, akaza ari umuhanuzi ukomeye, ariko yahisemo kuvukira mu muryango. Ibi rero biha agaciro gakomeye umuryango. Tukaba rero dushimira Imana ubwo buntu twagiriwe, kandi dusabira ingo zacu kugira ngo zibe kuko kiliziya ntoya isohoza neza ubutumwa, kandi kiliziya nako ingo zubaka kiliziya, ingo zubaka igihugu, ingo zubaka sosiyete. Sosiyete ifite ingo zikomeye iba
ifite umusingi ukomeye. Iyo ingo zahungabanye, sosiyete yose, igihugu kirahungabana, kiliziya irahungabana. Imana rero iha umugisha ingo zacu kandi zibe indorerwamo y'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Imana ikomeze ibahe umugisha mwese.